amasezerano nawe isi yavaho azamuremera isi y'amasezerano urakoze Mana yo kwizera, urakoze Mana y'imbaraga, wo mu mutima kuko usigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yasize jewe nahuzwa n'iki kujya mushima nshuti y'umutima wanje Yesu, mutima wanje urakwifuza Yesu, uryohera umutima wanje Yesu, nshuti yanjye ya bugufi. Mwami, dufite byinshi twakuvugaho, dufite byinshi twavuga izina ryawe, hari imirimo myinshi twavuga ibyo wakoze Mana, dufite impamvu yo kuririmba kugira neza kwawe, mbuto nziza iryohera umutima wanje Yesu, inshuti yanjye ya bugufi.
icyubahiro ni icyawe mwami, tuguciriye bugufi, ururuke mwami, tuguteze amatwi, ntaba ari twe mwuka wera. Ndakwakiriye mu mbaraga, ndakwakiriye mu cyubahiro, ndakwakiriye muri iri teraniro ringana gutya, ndakwakiriye imbere y'abakuru, imbere y'abato, ndakwakiriye mwami. Tugenderere muri aya mafu ya munsi, utuganirize imitima yacu iragusonzeye, imitima yacu gukumburira muri iki gihugu, imitima yacu gukumburira kuri ubu butaka, imitima yacu gukumburira mu rusaku rwinshi, imitima yacu gukumburira mu marira menshi. Mbuto nziza iryohera umutima wanjye, Yesu nshuti yanjye bugufi. Mbuto nziza, mbuto yo kwizerwa, mbuto yo kuribwa. Sanderebe kiriya mama sanderebe kosi yarara. I love your presence, Lord. Seri Maria Kalima sama matole bakerela. Sebele tunie singere Tudali nalofanya moyo wangu kuona Okatila ni kwesi makula na funga Aikasiria zonde dukota Hawiziria Tudali Mitima ya chiza mchimele nalofanya moyo wangu Mitima ya chiza mchimele moyo wangu kuwa bora. Yesu rafiki yangu wa karibu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwa hejuru. Mitima y'abera iragusonze, reka imbaraga zawe zururuke zikora ibikomeye, imbaraga zawe zururuke zikora ibikomeye. Ndakwemereye kandi nguciriye bugufi, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ihimbazwe, haleluya, amen. Ndabizi ko iyo twakiriye ijambo abantu benshi nibwo babona ko bwije, ariko mwihangane, amen, haleluya. Umuntu mutaganiriye ni mubi inshuti, kandi nta kundi tuba inshuti z'Imana uretse kumva ijambo ryayo tukaryumvira. Yesu ahimbaze. Shimiye Imana ko ngarutse hano nanone kubw'ubuntu bwayo, Imana ibihimbariza. Shimiye Imana ko nongeye kubabona, Imana ishimwe ikomeje kubarinda kandi ikabarindira mu murimo wayo, haleluya. Shimiye Imana kubw'abakuru b'itorero banyemereye nanone kugira ngo mpagarare imbere y'ubwoko bw'Imana tuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Shimiye Imana kubwa Bishop, twarabanye mu Rwanda tugirana ibihe byiza cyane. Ntabwo mumuzi ariko n'umugabo w'Imana, amen, haleluya. Rero abantu ahagarara imbere igihe cyose murahirwa, kuko twebwe tumubona tutamufite, nabwo tumubona asa n'ugenda ahushuka. Ariko nshimiye Imana ko nongeye kugaruka hano, Imana iguha umugisha cyane. Nshimiye Imana ku bwantoza wanjye muri Nairobi, Imana imuha umugisha. Umuryango wa Espoir nabagiriyeho umugisha cyane. Aba n'urwego rukomeye
mu murimo w'Imana. Kuri njyewe ndabishimira Imana, kandi Imana nkorera n'umuryarya kugirira neza. Yesu ahimbazwe cyane. Mumushimire n'umugabo mwiza cyane, uca bugufi, uzi kubana n'abantu. Amen. Ntacyo yaguhisha, ntacyo yagutinyisha, ntiyakwirariraho. N'umuvandimwe mwiza, Imana imuhe umugisha. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndashimira Imana inshuti zanjye zaje, nabonye Israel, Imana imuhe umugisha. Uriya yambereye inshuti nawe mu gihe twamenyanye, n'umugabo mwiza, Imana imuhe umugisha. Amen. Shimiye Imana ku bwa muzehe. Amen. Amen. Ndamushimira ko ari umukristo atari umunyamurenge, Imana imuhe umugisha, cyangwa atari umunyarwanda. Abanyamurenge ntibajya basimbuka imbere y'abakazana n'abakwe, ariko abakristo banigaragura imbere yabo. Umunsi mwamenye kuba abakristo no kuba abanyamurenge cyangwa abanyarwanda cyangwa abakikuyu, mukamenya ko muri abakristo, amen, muzasobanukirwa iyo dukomoka ko atariho twarerewe. Aha naho twarerewe, ariko siho dukomoka. Amen. Hallelujah. Nk'uko twavukiye mu Bugande tukazataha, amen, niko abakristo bazataha. Ni byiza rero ko witoza kuba umukristo, kuko aho ujya niho uzatinda kuruta aho warerewe. Sibyo yemwe? Amen. Mwambara imyenda y'abanyarwanda, y'abanyakenya, y'abanyafrika, y'abanyamurenge, mwambara imyenda y'abakristo, kuko niyo tuzasorezamo. Mwiyambura imvugo z'abanyamurenge n'iz'abanyarwanda, n'iz'abagande, n'iz'abanyakenya, n'iz'abanyafrika. Muvuga imvugo z'abakristo, kuko nizo tuzavuga iteka ryose. Amen. Hallelujah. Niwongera kubwira umwana wawe umucyaha, ntukavuga ngo umwana w'umunyamurenge, jya uvuga ngo umwana w'umukristo akora ibi, kuko abanyamurenge ntabyo badakora. Byose barabyemerewe, ariko abakristo ntabwo bemerewe byose. Mwankurikiyemo akabyara. Amen. Hallelujah. Nuvuga ngo umugore w'umunyamurenge ajya asenya, barasenya, ariko abakristo nibo badasenya. Umugore w'umunyarwanda avugira hejuru, bavugira hejuru, ariko abakristo batavugira hejuru. Amen. Mwankurikiye? Amen. Itorero rero tugomba kurigarura kuba itorero. Hallelujah. Umuco tukawugarura kuba umukristo. Ntuba umunyarwanda, ntuba umunyakenya, ntuba umututsi, ntuba umuhutu, ukaba umukristo. Hallelujah. Amen. 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 Kuko namaze kubona ko hari abantu bari mu matorero kubera ko banze gusengera mu bakatolike badahuje. Bararebye basanga ntibasa nabo, bahita baza muri Hope kubera ko harimo abo basa. Baza baje kugira gute? Kubera ko bari atari umuco wabo. Ntabwo ari byo rero, muri Hope ntabwo ari umuco wabo. Zagaruka pastor, sinangiye kubivangavanga. Nibyo nshinzwe, ngiye nshinzwe guhugura itorero, sinshinzwe kubwiriza abapagani. Nshinzwe kwigisha itorero kugira ngo abakizwe nibaza tubarere neza. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Twebwe turarera abarezi. Turarera iki? Turarera abarezi, turarera abantu bazarera abandi. Imana ihimbaza. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu nava iwabo akaza mu itorero, ajya asanga umuco utandukanye n'uwo yasize iwabo. Imana ihimbaza. Nava iwabo akagera mu itorero, ajya asanga imvugo itandukanye n'iy'iwabo. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. 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 Shobora kuba wavukiye no mu muryango utazi kwambara neza, ariko wagera mu bakristo ukabona ukuntu bambara, ugasubirayo ugahindura imyambaro, kuko wahinduye umuco. Inzu iba yahindutse n'ubukiri umwega cyangwa umusinga, ubura umukristo. Imana ihimbaza. Mwankurikiye mwe akabyarana. Hallelujah. 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 Niba
dushaka tukubaha ingo twashatsemo, tugomba no kumenya ko twashatswe mu rugo rwa gikristo, turi abageni ba kristo. Amen, amen, haleluya. Ikubita agashyi wibuke kuri umukristo, wibuke kuri iki, uri umukristo. Amen. Hanyuma utangire kwitoza ingendo n'imibereho ya gikristo, kuko niho tuzatinda. Amen. Niho tuzatinda, niho tuzasoreza. Wirangazwa na hano turimo turacaho. Ni nk'uko abantu bahagarara mu kibuga barindiriye indege cyangwa barindiriye bisi, mwamahabwa icyubahiro. Ntabwo watinda, ntiwatinzwa n'akavuyo kari muri transit. Ubuzi yuko indege iri buze ukaza kwicara abantu bose bakubangamiye ukabura bakize. Imana ihimbaze. Rero ntabwo wita kubirimo kuba, nta nubwo ubyigana uri bubigendane. Icyo ugendana ni ibyangombwa byawe, n'ibyo wapakinze, ibindi usanze ahora bisiga. Imana ihimbaze. Haleluya. Bakristo rero barimo kurangara, barimo kwita cyane. Amen. Barimo kwita cyane ibyo mu nzu yo gutegererezamo. Iyi ni inzu yo gutegererezamo, iyi si ni icyumba cyo gutegererezamo. Imana ihimbazwe. Aha naho dutegereje ko umukiza azaza akatujyana iwacu. Aha naho dutegereje ko umukwe azaza. Amen. Haleluya, haleluya. Hari igihe kijya kigora umukobwa cyangwa umuhungu, ni igihe cya fiançailles. Ni igihe cyo kwitwararika cyane, kuko ni igihe kigucika hakabamo igisebo cy'ubuzima bwose. Niko n'umukristo yamaze kwakira Yesu Kristo, mwamahabwa icyubahiro, ashobora gukomereka igikomere kizamuviramo inkovu y'ubuzima bwose. Amen. Haleluya, haleluya. Mbese ko twakowe, si mugira ngo ni indirimbo gusa. Ibi bintu nibyo. Yesu ashimwe. Munsi umwigisha yarambwiye. Amen. Dusome igitabo cya Yohana. Nitwa Muzirankoni Scovia. Bongeyeho rya rindi mwese mwabonye kuri afishe. Sengera mu itorero bita Foursquare Gospel Church Kimironko, iyobowe n'umushumba dukunda Bishop Fidel Masengo. Twari kumwe na Bishop mu minsi ishize. Ndi umudamu ndubatse, mfite abana b'ikanisa, ariko abana b'inyama n'amaraso ntibaravuka, kubera ko sinajyaga gushobora kubabyara ntaramara kubyarira ikanisa. Mwankurikiye? Amen. Maze imyaka 5 nubatse kubera ubuntu bw'Imana. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu 15 Yohana. N'amashami yawe, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryaganyaho amahagi yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye. Ijambo nababwiye mugume muri rye, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutazabibasha nimutaguma muri rye. Nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri rye, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Mwamahimbazo. Dusome Matayo 6. Mwuka wera tuguhaye ikaze, tuguteza amatwi no mugoroba. 6 turahera ku murongo wa 7.
namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Murongo wa 13. Ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ritoya, ako umwanya mfite urahagije. Imana ihimbaze. Amen. Ijambo rya mbere nababwiye, ngo muve iyo muri abakristo, mwitoze imibereho ya gikristo. Yesu ahimbaze. Mwitoze ingendo za gikristo. Haleluya. Mwitoze imvugo n'imibanire bya gikristo, mwera imbuto za gikristo. Imana ihimbaze. Kino gihe ntidukeneye abavuga butumwa benshi, dukeneye benshi bagenda nk'uko ubutumwa bwiza bavuga buri. Amen. Ubukristo ntabwo babuvuga, barabuba. Ubutumwa bwiza ubanza kuba ubutumwa bwiza ukabona kuvuga ubutumwa bwiza. Gukorera Imana ni ukwigaburira abantu. Mwanyumvise? Gukorera Imana ni ukugira gute? Numvise bari muririmba ngo nta bihe nta n'urupfu byatuma ngira gute? Ukwiye kuririmba iyo ndirimbo warahuye n'urupfu ukabona ntuvuye kuwiteka. Ukwiye kuririmba iyo ndirimbo warahuye n'ibihe bimugukuraho ukagira gute? Amen. Mwankurikiye mwuka byarame. Haleluya. Dukwiye gutandukanya indirimbo zo kuvuga gukomera kw'Imana no kuririmba ubuhamya bw'abandi. Ubundi niba nta siri mfitanye na Yesu, sinemerewe kuririmba ngo ni nasiri. Niba naho murahurira ngo gucira isiri cyangwa guha isiri ry'ubuzima bwawe, ntabwo wemerewe kuririmba iyo ndirimbo. Ubuzima bwa gikristo ntabwo ari agatimba umugore yambaye akaba amaze imyaka inashatswe, ariko kakaba ari keza, uyu nguyu nawe ugiye gushaka akagakodesha. Oya. Ubuzima bwa gikristo Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo Abisirayeli bavuye muri Egiputa, mwama habwa icyubahiro. Bavuye muri Egiputa bagera i Kanani, imyambaro yabo idashaje n'inkweto zabo zitagize gute? Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa gikristo si kwa Joyce yasigiye Emmanuel imyenda, si kwa undi Rachel yasigiye Abigail. Ni ukuvuga ngo uko ukura umwambaro ugenda ugira gute? Ukura. Haleluya, haleluya, haleluya. Izi ndirimbo rero turirimba ugira gutyo ugacakura. Oya. Niba udafitanye siri na Yesu ntuzongere kuririmba ngo ni na siri, ahubwo genda ushaka iryo siri, nurangiza ugaruka ugire gute? Uririmba. Isuzume wire. Hari ibihe byakugezeho uguma ku mwana, cyangwa wamuvuyeho urashimira Imana yuko bitamenye. Mwamahimbaza. Wamuvuyeho urashimira Imana ko bitagize gute? Amen. Ntabwo dushobora gukomeza kwemera ibi bintu, kuko turashaka ko muba abakozi b'Imana mu gihe kiri imbere. Ntabwo duhari. Amen. Haleluya, haleluya. Turashaka namwe mwandike wokovu, mwandike indirimbo zanyu zo gushimisha, tumenye ko hari aho mwahuriye n'umwana. Muranyumva torero ry'Imana? Haleluya, haleluya. Twebwe twahuye, Yesu ahimbaze, twahuye n'ibyo kurya dushonje, twanga kubirya kubwo gukunda Imana. Yesu ahimbaze. Munsi umwe Moridekayi bamusanze ku irembo, baravuga ngo ese Moridekayi
inkweto zitangiye gusaza, nk'amahabwa icyubahiro. Niki gituma udapfukama? Haleluya. Aravuga ngo twebwe mu Bayuda ntitugira indi mana dupfukamira, nta wundi muntu tujya dupfukamira keretse Imana ya Isiraheli. Yesu ahimbaza. Baragaruka baramubwira niki gituma udapfukama? Yesu ashimwe. Amen. Zandere kurande vosi ya makutaya. Urubyiruko mwebwe keretse nimunkorera nk'icyumweru cy'urubyiruko, ndimo kubarunguruka nkabona ingagi ziriruka. Haleluya. Moridekayi we, kubera iki udapfukama? Njyewe ndi Umuyuda, nta yindi mana tugira tari Imana yaremye ijuru n'isi. Amen. Ubwo Moridekayi rero niwe baseruka hano akavuga ngo nta bihe cyangwa urupfu. Kubera iki? Ibihe byaraje n'urupfu ruraza. N'amahabwa icyubahiro. Amen. Yosefu we, uremera ko turyamana nkakugira igitangaza mu bwami bw'umugabo wanjye? Ntabwo bishoboka. Byose ndabyemererwa muri uru rugo uretse wowe. Amen. Aba muri gereza imyaka ingahe? Avuyemo nabi cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho. Naho wowe baravuga ngo ngiye kugushaka, bakatande vokata, bakakwambura imyenda, batanga amafoto, bakakudisappointinga. Ukuri muri korari ya Voice of Glory ngo nta bihe. Kwepa kwepa kwepa. Yosiya kwepa. Hemu pesa yadutesheje ibintu byose ngo ndaze kotivori ya Korani. Kristo aravuga ngo nujya gusenga, yigisha abigishwa gusenga. Gusenga ni iki? Amahimbazwe. Gusenga ni iki? Ntabwo ari ukumanika amaboko imbere y'iteraniro. Amen. Gusenga si ukuzinduka mu gitondo. Gusenga si ukuza nijoro mu rusengero. Amen. Ngo nukana naso. Amen. Ntimujya mubona ukuntu tujya dusirimba hano nkahumiriza. Mbangira ngo ntaza kureba abagore tungana bifashe neza bikantera isoni. Kubera iki? Iyo ndimo guhimbaza mba ndi muri shambure na data. Akangaka wakemeye se papa? Akakagiyemo neza. Kubera iki? Nk'amahimbazo. Nujya gusenga ukinga nk'amahimbazo. Niyo mpamvu bidusaba guhumiriza. Ushobora gukanura gutya uri mu rusengero ukabona umugore wambaye meni yarengeje ukuguru kukundi, agahita atwara ibyo bavugaga byose. Mozande via kolanda etepi sangela dofa mezira ngo taye mutima wanjye uzamuca imbere yawe mwana. Mutima wanjye ndi hano mukiza ayidefande gusa ngenderera ndagukeneye kuruta mbere nujya gusenga. Yesu ahimbaza. Amen. Ntabwo turi mu materaniro turimo gusenga. Amen. Ntabwo turi mu materaniro turi he? Yesu ashimwe. Yesu agira ate? Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo abantu bose, ngo umuntu wese ngo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni, ngo kandi bagenda bagwiza imbaraga. Haleluya. Iyo bavuga ngo umuntu wese rero si uko abantu bagenda umwe umwe, nuko umuntu wese aboneka imbere y'Imana atajya aboneka nk'iteraniro. Iyo duteranye twebwe dutizanye imbaraga tukazamurana ibyiringiro nk'amahabwa icyubahiro, ariko Imana ntibajya bayizamura, ntibajya bayishitura nk'amahabwa icyubahiro. Aho wicaye umeze nk'aho uri muri chambre prive, uhaguruka mu rugo iwanyu mwahagurukanye, Uwiteka ahimbaza. Nicyo bivuze ngo nimusenga. Gusenga ni iki? Gusenga si ukubahiriza gahunda, ni ukwihererana n'Imana kandi ubuzima bwa minsi yose. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye abakorintho aravuga ngo muri insengero z'umwuka wera. Uba muri mwe mufite wavuye ku Mana, ntimuri abanyu nk'amahimbaza. Amen.
haleluya. Ni ukuvuga ngo uru rusengero si gospel yemwe. Tugiye kubona tukabona umusiramu arinjiye arambuyemo agakeka atangiye gusenga, nta ruhushya na rumwe afite. Dufite uburenganzira bwo kumukora icyo tugize gute. Yesu ahimbaye. Ni ukuvuga ngo ukwiye kubaho ubuzima, haleluya, muri insengero z'umwuka wera. Amen, amen. Ukwiye kubaho ubuzima Kristo mu gicuku mu gitondo yinjiramo akaramya se, kuko uru rusengero rw'umwuka wera. Sinzi mu byo mvuga. Amen. Ukwiye kubaho Kristo yakubona, haleluya, agahimbaza so mu ijuru, kuko urusengero nurwo kuramirizamo Imana. Ukwiye kubaho rero ubuzima mwamahimbazwe, haleluya, uboneka ugatuma Imana ihimbazwa. Nk'uko abantu iyo banyuze hano, niyo waba udashaka kwinjira mu rusengero, ugenda gahoro ngo wumve ko hari abaririmba. Kubera iki? Umutima wawe uciye ahantu ukunda. Mwamahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe, haleluya. Gusenga ni iki? Amen, amen, amen. Kristo yabwiye Yohana, aramubwira ngo, yabwiraga abigishwa igitabo cya gisa naho ari nk'amagambo ya nyuma yabaganiriraga agiye kugenda. Aravuga ngo rero njyewe zabibu ukuri. Murantega amatwi. Ni ukuvuga ngo ajya kuvuga ngo umuzabibu ukuri, hari indi mizabibu ariko itagize gute. Kandi uwo muzabibu ukuri uhingirwa na data. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga ngo kugira ngo mwere imbuto z'imizabibu nuko muguma hehe. Yesu ahimbazwe cyane. Nuko muguma ku giti, nuko muguma muri nje. Noneho mwaguma muri nje, ya mashereka na ya makakama yo muri data akaba ariyo mukomeza mugira gute mwo. Ni ukuvuga iki rero? Haleluya. Gusenga nuko Yesu ashimwe. Mu yandi magambo, murabizi ababyeyi, umwana yatonze urwaragurika. Abantu badasenga bataba imbere y'Imana barwaye bwaki. Imana ihimbaza. Nta nubwo umubiri wabo, amen, ufite systeme irwanya ibiza. Kubera iki? Intungamubiri zo mashereka ya nyina ntazo yabonye. Niyo mpamvu bavuga ngo amezi 6 ya mbere ukora icyo bita exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding Yesu yayikoze ubwo yamaraga kubatizwa, mwamahabwa icyubahiro, akamara iminsi 40 n'amajoro 40 mu butayu. Mwankurikiye? Haleluya, haleluya, haleluya. Umubyeyi yabyaye ntagire ikindi kibazo, bamutegeka konsa umwana nibura inshuro 8 mu masaha 28 kumara amezi 6. Ngo umwana nibwo akura neza, intungamubiri zose ziri mu mashadofanda. Bwira mugenzi wawe ukumeze bingana n'intungamubiri ufite. Intungamubiri z'umukristo nk'amahabwa icyubahiro zibonekera he? Ku mavi no kuba imbere y'Imana. Exclusive breastfeeding. Mama ibazo. Haleluya, haleluya. Naratangaye tujye tuvuga ngo reka dusenga, ukabona hari abantu batazi guhumiriza pastor. Ukabona hari abantu batazi guhumiriza. Umuntu uhera mu gitondo akageza ku kindi gitondo ahumiriza kubera ibitotsi gusa, uwo ni umunyamurenge si umukristo. Umuntu uhera ku wa mbere akageza ku wa mbere arya gatatu, uwo ni umunyarwanda si umukristo. Amahabwa icyubahiro. Haleluya, amen. Mwamurikiye? Haleluya. Senga so ujye winjira mu cyumba, amen. Ni ukuvuga ngo umukristo agomba kugira igihe cyo gufunga ibintu byose akihererana na se, amen.
kandi namubwire gusa akemera ko se areba yiyerereye akamubwira ati iki n'iki mwamahimbaza. Abantu ni abanyamasengesho ba Luka 18 ariko siba data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ntugadofande siyakotaya meradofanda. tujye dusenga ngo izina ryawe ryubahwe tukabigira muri rusange, ariko icyo washaka kuvuga niki? Iyo izina ry'Imana ryubashwe muri wowe rikubaho muri igihe, nta kintu ubwami bw'Imana babwahageze. Amen. Ntabwo izina ry'Imana ntabwo ryubaha ngo ribuze imodoka kugenda. Haleluya. Ahubwo izina ry'Imana ryubashwe mu buzima bwacu, amen, bituma ubwami bw'Imana buza, ubundi bwami bwose bugata agaciro. Kuko iyo ubwami bw'Imana buje bufatamira ubundi bwami, bwimura ubundi bwami. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko amasengesho ariho ngaya, tugirire neza Mana, tugiye kuririmba, ubane natwe. Oya, ugomba mbere yo guhaguruka ukamenya impamvu yo kuririmba. Ukwiye no kumenya ko umwigisha kwemerera kuririmba. Bamwe muraririmba mudakora kuririmba. Yesu ahimbaza. Amen. Umwigisha yaragenze ageze ku giti cy'umutina kiburaho imbuto arakivuma. Bivuze iki? Ngo kubaho utera nta kintu bimaze. Amen. Kubaho utera ntibigize gute? Aho kugira ngo ujijishe abantu uko ufite imbuto, ahubwo randura. Amen. Ariko hari ahandi umuhinzi yavuze ngo mbabarira, umpa amahirwe nturimbure uyu mutini, nibura mugerageze imyaka 2. Ahari nk'amahabwa icyubahiro. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Igihe turimo ni ahari ndebe ko uyu mutini wagira gute, wakwera imbuto zikwiriye abihana, nk'amahabwa icyubahiro cyane. Amen. Haleluya. Umuntu yaremewe, Yesu ashimwe. Amen. Kuba ku muzabibu, umuzabibu akaba muri wowe, Mana ihimbazwe. Iyo utagira ubusabane n'Imana, iyo utagira communication n'Imana, ntabwo ushobora kubana nawe, kandi wera imbuto zivangavanze. Mana ihimbazwe. Umunsi umwe nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo imbuto z'umwuka ni imwe. Imana ihimbazwe. Nukuvuga ngo iyo ubuze kwihangana wanasambana. Impamvu udasambana nuko mu muco w'iwanyu ntawe ubikora, uranatinya ko watwara inda cyangwa wakandura sida, ariko si ubukristo bukubuza. Kuko iyo utihangana, ibi nubura imbuto imwe ziriya ziri mu Magalatiya 5, jya umenya ko ibyo ukora ni amategeko y'igihugu n'umuco w'iwanyu, si ubukristo. Kuko imbuto z'umwuka ziruzuye ntizibura n'imwe. Mwankurikiye? Amen. Haleluya. Niba ukufite umugore cyangwa divorce, ariko impamvu utadivorce nuko mu muco wanyu batajya badivorce, si ubukristo. Mana ihimbaza. Ni ukuvuga ngo iyo ubukristo buje bukuramo umujinya bukavunagura amaboko, ntaba yakubita uwo mwashakanye. Ariko niba ukirambura ukavuga ngo nakwica nuko n'umukristo, nturi umukristo, uri umunyamurenge, uri umunyarwanda. Cyangwa se hano muri Nairobi umuntu akubise umugore baramufunga, cyangwa ufite imitungo myinshi uratinya ko mugabana kuko itegeko rivuga ngo n'umutandukana ugire gute. Uravuga ngo nagabana nawe nkasigare, kandi bazamuha byinshi ko azajyana abana. Si ubukristo rero, ni itegeko urimo gutinya. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Nimuguma muri igihe nibwo muzaba bigishwa banjye. Ishami iyo rivuye ku giti, mwamahimbazwe, ntabwo riba rigishobora kwera. Uretse no kwera imbuto, ntiriba rigishoboye no kubaho riruma. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Amen. Amen. Uko umudamu yashatse abeshwa mu rugo neza nuko arubyayemo. Amen. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, umudamu abeshwa mu rugo no gupfukama akagira gute, akabyara. Iyo adapfukamye ashobora kuba muri urwo rugo ubwe atishimye n'umuryango utanezerewe, kubera ko imbuto z'urushako zigize gute, zidahari. Mana ihabwe icyubahiro. Amen. Niko n'umukristo, mwamahimbazwe cyane,
adashobora kuba umukristo iyo atajya apfuka. Amen. Ibindi ubayemo niba utajya usenga, ibindi ubayemo nuko abantu bazi ko uteranira hano, nuko uri umwana wo kwa runaka, ariko si ubukristo. Uzabicunga wigiye hirya aho utari kumwe n'abandi, nibwo uzamenya uwo uri we, ukamenya ko uri umukristo cyangwa ugize amahirwe. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Uzamenya ko uri umukristo. Imana ihimbazwe cyane. Mukeba wawe washingiriye kimwe nawe, umwana w'umukeba akabyara, uwo bagatinda, nibwo uzamenya ko Imana ihimbaza. Amen. Ni ukuvuga ngo ibihe bitandukanye nibyo bigaragaza abo turi bo mu mwami, ariko uko twamamaza. Haleluya. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo gusenga kwanyu mugukure muri rusange mukuzane mu cyumba. Imana ihimbaza. N'ubu utangiye gusenga cyangwa n'ubu ugiye kuririmba, jya wumva kuri mu cyumba na so wo mu ijuru ureba hiherereye azakugororera. Imana ihimbazwe. Haleluya. So muri kumwe mugendana, mubana mu kazi no mu rugo, mubana kuri telefone, Yesu ashimwe, azakugororera kuko rero ugiherere. Twebwe tuzagukomera mu mashyi, ariko ingororano uzazihabwa na so wo mu ijuru musengana mubana y'ubwiherero. Haleluya. Imbere y'abantu turapafa. Amen. Ariko Pawulo yandikiye Abaheburayo aravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, ngo rifite imbaraga, ngo ni inkota y'amugeni, ngo rirakeba rigahinduranya, ngo rikageza ubwo rigabanya inyama mu masoko. Mama ihimazwe cyane. Amen. Ngo rikabangukira kumenya ibyo umutima wibwira ukagambira. Haleluya. Ngo kubera yuko ibyaremwe byose bitwigurira nk'ibyambaye ubusa, imbere yizagira gutera. Kristo rero abigishwa ubwe n'abigisha gusenga arababwira ngo icyambere mugomba kumenya ni uko gusenga. Haleluya. Atari kuriya mubona abafarisayo gusenga. Gutera si kuriya mubona abafarisayo gutera. Bari mu maguriro, bari mu masinagogi. Niyo mpamvu yageze mu rusengero ngo abona abaguragira gute arahirika. Nuko yitegereje mu mitima yabo asanga bizinesi zirimo atari iz'Imana. Amen. Unega amatwi ndahishuriwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu bamuratiye bakabanga urusengero rw'Uwiteka, bamwereka inyubako ya Salomo. Aravuga ngo uru nguru nzarusenya mu minsi 3. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni ukuvuga iki? Ibigaragara, amen, bigomba gusenyuka tukubaka ibitagaragara, kuko nibyo bizagororerwa na Data. Hari ibigomba gupfa, haleluya, kugira ngo iby'iteka ryose biremwe byubakwe. Hari ibigomba gusenyuka kugira ngo ubugingo buhoraho buremwe mu muntu. Aravuga ngo ibi mubona ni ukuri. Ibi bishatse kuvuga iki? Nzatesha agaciro imihango yanyu, nzatesha agaciro ibyo mwishingikirijeho, nzatesha agaciro ibyo mwereka abantu. Yageze harababwira ngo mwebwe ngo murimva zisize irangi, ngo abantu bakajya bazikandagiraho batagize gute, batabizi. Yesu ashimwe cyane. Aravuga atari kibi. Haleluya. Amen. Si muranyumva cyangwa nibereye mu byanjye? Haleluya. Aravuga ngo uru rusengero nzarusenya. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ko urusengero, amen, ubukristo atari activite igaragara. Aravuga ngo nzasenya urusengero nindangiza ndwubake mu minsi 3. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Bishatse kuvuga iki? Ko gukorera Imana, haleluya, ni ukubanza ugasenya uwo uri we. Mwama habwa icyubahiro. Amen. Ugasenya ibyo waruri, ibyo wakuriyemo, ibyo wose mu muryango, ibyo wagiyemo hirya no hino, ukabisenya.
mwamahabwa icyubahiro, wamara kubisenya rimwe na rimwe, haleluya, iyo umuntu arimo gusenya runo rusengero asa n'usuzuguritse, asa n'umuntu udafite ijambo, asa n'umuntu ucecekeye ahantu nk'uko Yesu ari mumva ntaho aruzi amakuru, ariko yamara kuzuka, mwamahabwa icyubahiro, haleluya, 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 abantu bagatangira kumushakisha no kumwiruka inyuma. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Mushakishe, Yesu ahimbazwe cyane, kuguma ku muzabibu, mushakishe amata n'amakakama y'umuzabibu. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Yabwiye umusamariyakazi aravuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Amen. Haleluya. Kumusengera mu kuri ni iki? Ni ukumusengera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ni iki? Ntabwo ari ibyanditswe wafashe, ni ibyanditswe byaguhinduye. Se muranyumva? Gusengera mu kuri, gukorera Imana mu kuri, mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Imana, umwuka wera arashaka ko mukura ibyanditswe muri Bibiliya mu nyuguti z'umukara, ugahinduka ibyanditswe bigenda. Munsi umwe Pawulo yabwiye abakorinto, arababwira ngo se mukeneye inzandiko zo kubahamya? Mwebwe muri inzandiko zanditswe natwe, ngo zaharatuwe ku mitima, ngo ntabwo ari impapuro, ntabwo ari inyuguti, ngo kubera ko inyuguti iricisha, ariko impano y'umwuka igira gute? Ngo ni ubugingo. Yesu ahimbaza. Aravuga rero ngo ntabwo mukeneye impapuro, haleluya, zo kubahamya, ahubwo ku mitima yanyu hari ibintu byanditseho, biharatuweho, mwamahabwa icyubahiro. Ibyo nibyo rwandiko ruzima rubahamya. Amen. Kuko iyo Uwiteka babonye, ababonana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ahimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Abasenga data bakwiye kumusengera mu kuri no mu mwuka. Bishatse kuvuga iki? Ngo abasenga, mwamahimbazwe cyane, abashaka gukorera Imana, amen, bakwiye kuba bazi ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bakwiye kuba, haleluya, ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri mu buzima bwabo. Noneho bagasengera mu mwuka. Kubera iki? Umwuka wera niwe ujya ahishura uburyo bwo gusenga, ngo ndetse n'amayoberano y'umugome akayahishura. Haleluya. Iyo tumaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana, dusa n'ijambo twasomye, Yesu ashimwe, dutangira gusenga mu buryo duhishurirwa n'Umwuka wera, dutangira gutanga mu buryo duhishurirwa n'Umwuka wera, dutangira guhimbaza mu buryo buhishurirwa n'Umwuka wera, dutangira, haleluya, nk'amahimbaza. Iyo hatabayeho umwuka, habaho kwiganana. Yesu ahimbaza. Yesu ahimbaza. Kandi Pawulo yaravuze ngo mu materaniro, Mwuka wera yamanutse ngo umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho iki? Kimwerekanaho umwuka. Materaniro saya mubona. Yesu ahimbazwe. Nugusenga wihereranye naso. Haleluya. Ugahindura gusenga kwawe. Ugasenga kugira ngo ubwami bw'Imana buze muri wowe. Amen. Butsinde bitavuga Imana mu buzima bwawe. Butsinde kamere n'imigendere itari y'Imana. Haleluya. Nibumara gutsinda wowe, buzagaruka butsinde imbaraga zari zarakunanije, zari zarakuremereye. Imana ihimbaza. Amen. Iyi Imana yatsinze wowe, Imana yatsinze umutima wawe, haleluya, iragaruka ikagufasha gutsinda ibikuzengurutse. Ikintu gikomeye si ugutsinda umurozi wakunaniye, ni ugutsinda irembo anyuramo kugira ngo akuroge. Yesu ashimwe. Amen. Iryo rembo
aho yakuye imbaraga, aho yakuye kuguhangara, nibyo umwami ashaka gutsinda kugira ngo noneho agufashe kugira gute. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe ibyo mushaka. Yesu ahimbaza. Amen. Musabe ibyo mushaka mu izina ryanjye, data azagira gute. Kubera iki? Haleluya. Iyo tugumye muri Kristo, iyo tugiye gusenga sitwe tuba tujya senga. Amen. Haleluya. Imana ibireba umwana wayo arimo asenga. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo umwuka niwe utunihira. Yesu ashimwe. Ngo aratunihira iminiho itagize gute, itavugwa, ariko anihira abandi babandi ngo batakiri mu butware bwa kamere. Haleluya. Ngo kuko bari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Amen. Arababwira rero ngo twebwe ngo umwuka wera ajya dufasha akagira gute, akatunihira. Amen. Iyo umwuka nishe rero nta kijuru rimwima. Ese muranyumva mwuka byara? Aravuga ngo bene abo nibo data ashaka ko bagira gute, ko bamusenga. Bamusenga mu kuri, basenga mu izina ryanjye. Iyo alesome de fande kosiyama. Haleluya. Haleluya. Amusenga mu izina ryanjye. Nimumara gusenga mu izina ryanjye, icyo musabye mu izina ryanjye data azagira gute. Kubera ko ntabwo ari mwe mu kigaragara, ahubwo Kristo niwe ugaragara. Niyo muje gusenga simbona muzirankoni, mbona Kristo uri muri zirankoni. Kandi uko ndi umwe na Kristo, munyumva, yarababwiye ngo njyewe ndashaka ko muba umwe nanjye nk'uko data ari umwe. Amen. Uko ndi umwe na data ndashaka ko tuba umwe kugira ngo gusenga biborohere. Nimutangira gusenga, data ye kumva ijwi ry'umunyarwanda, data ye kumva ijwi ry'umukongo, yumve Kristo aniha. Kubera iki? Muri umwe nanjye ndi umwe na data. Niyo mpamvu yababwiye ngo nukuri nawe abavunura mu biganza byanjye, kubera ko turi umwe. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. 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 Ubutumwa bwiza rero butakaza imbaraga ryari iyo ubuvuga atari umwe na Kristo, kubera ko imbaraga zihita zitakara. Ubutumwa bwiza bugira imbaraga iyo ubuvuga ari umwe na Kristo. Haleluya. Kubera ko Kristo ari umwe na se, mwamahimazwe, imbaraga zose zikamanuka zigakora imirimo ikomeye. Yesu ashimwe. Kugira ngo rero ubutumwa bwiza bugira imbaraga, nuko twebwe kugira ngo kuririmba bigira imbaraga, nuko tubumwe na Kristo. Data yajya kumva, akumva sitwe tukiririmba, ahubwo ijwi rya Kristo rirarimbira mu isi. Amen. Akumva sitwe tuniha, ahubwo taraniha mu isi. Ni nkaho yikanga akavuga ati se niki gisubije umwana wanjye mu kuniha. Amen. Ijuru rikamanuka rikavuga niki gitumye muzirankonaniha. Amahabwa icyubahiro. Haleluya. Nimusenga jya wihererana na so, isi ureba ibyiherereye. Yesu ashimwe. Amen. Azakugororera. Ntabwo gusenga ari ugusubizwa, ni ukugira gute, ni ukugororerwa na data. Kandi ingororano irenze igisubizo. Ingororano ya data igize gute, irenze igisubizo. Amen. Mwikorera ibisubizo, mukorera ingororano kuko arizo zidashira. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibahe umugisha.